Ese wari uzi ko kuri iyi si dutuye igizwe n'ibihugu birenga 200, hari ibihugu bitatu bifite abaturage batazi ijambo ubukene icyo ari cyo? Aba baturage bo muri ibi bihugu bitatu bamenya ijambo ubukene iyo bari gusoma ibinyamakuru ndetse bari kureba n'amakuru agiye atandukanye ku mateleviziyo. Mu gihe hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika no ku yindi migabane igize isi, abantu bahora bari gutaka ubukene, ariko ibi bihugu bitatu byo abaturage babituye bose ni abakire, nta muntu n'umwe uzi ijambo ubukene ngo ni iki. Ijambo ubukene baryiga mu mashuri gusa, naho mu buzima busanzwe ntabwo bigera bahura n'iri jambo ubukene. Ese ibyo bihugu ni ibihe? Igihugu kiza ku mwanya wa gatatu muri ibyo bihugu ni igihugu cya Singapore. Singapore, abaturage bose batuye iki gihugu bose ni abakire, nta mukene n'umwe utuye mu gihugu cya Singapore. Igihugu kiza ku mwanya wa kabiri ni igihugu cya Qatar. Igihugu cya Qatar, umuturage wese utuye muri Qatar ni umukire cyane ko abaturage baba bicaye gusa nta kazi bafite, ariko bagahembwa buri kwezi. Iki gihugu ntibatanga umusoro, ntibishyuza umuriro, ntibishyuza esansi, mbega buri kimwe cyose kiba ari ubuntu. Abaturage batuye mu gihugu cya Qatar bafite lifestyle iri ku rwego rwo hejuru. Ushobora kuba wibajije ngo se igihugu kiza ku mwanya wa mbere muri ibyo bihugu bifite abaturage batazi ngo ijambo ubukene ni iki, aho ari ibihugu bituwe n'abakire gusa, igihugu cya Qatar ndetse n'igihugu cya Singapore n'igihugu cya mbere tugiye kuba twakubwira. Aho wowe icyo usabwa nta kindi ari ukureba munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo uraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho, fungura akazogera ka mbere, nubisoza ukande like ku ruhande rw'ibumoso, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri komenti bitewe n'ibi bintu bitangaje kuri iyi si ya rurema tugiye kuba twakubwira. Kugira ngo video zose z'ubwenge ujye uzibonera ku gihe, biragusaba gukora subscribe ugafungura akazogera. Icyo gihugu cya mbere nta kindi, ni igihugu giherereye ku mugabane w'i Burayi, aho ari igihugu kitazwi n'abantu benshi, akaba ari igihugu cyitwa Monaco. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage bagera ku bihumbi 39 byonyine. Iki gihugu kikaba ari cyo gihugu cya mbere ku isi kirimo amahoro ndetse gifite n'abaturage bakize. Iki ni igihugu gituwe n'abakire gusa, nta muntu n'umwe uzi ijambo ngo ubukene ni iki, usibye abantu bagiye kwiga mu mashuri bakajya biga ngo hirya no hino ku isi abantu bafite ubukene, ariko bo ntabwo bazi ngo ubukene ni iki. Iki gihugu nta misoro ibamo, iki gihugu ishoramari bimwe baguza umuntu amafaranga ugasanga ari gutanga inyungu, ndetse muri iki gihugu cya Monaco abantu nta n'ubwo baguza, buri kimwe cyose baba bagifite, aho usanga buri muturage afite imodoka ya Ferrari, za Lamborghini. Iki ni cyo gihugu cya paradizo ku isi. Umuturage wese utuye mu gihugu cya Monaco aba ari umukire. Ijambo ubukene ntabwo warimubwira ngo amenye iryo ari ryo. Baravuga ngo ubundi iyo uvukiye muri Afurika isi iba imaze kugutsinda 1-0, wavuka iwanyu nta mafaranga bafite, isi iba imaze kugutsinda 2-0. Noneho nawe iyo wanze kwiga ngo ujye mu ishuri, isi iba imaze kugutsinda 3-0, ikaba imaze kugutera amaga. Abantu bavuga bavukira mu mahirwe, abantu bavukira muri ibi bihugu tumaze kuba twababwira, igihugu iki cya Monaco ari nacyo cya mbere, hagakurikiraho igihugu cya Qatar, hagakurikiraho igihugu cya Singapore. Iyo uvukiye muri ibi bihugu amahirwe ya mbere uba wayabonye, isi uba wamaze kuyitsinda 1-0 cyo kuba wagira ubuzima bwiza. Naho hirya no hino muri Afurika usanga abaturage bari gutaka ubukene bubamereye nabi. Ese ibi bihugu ni irihe banga bikoresha? Ibanga rya mbere rigaragara muri ibi bihugu uko ari bitatu, igihugu cya Qatar, igihugu cya Singapore ndetse n'iki gihugu cya Monaco giherereye mu nkengero z'igihugu cy'Ubufaransa, ibanga rya mbere bakoresha ni ukurwanya ruswa. Ibanga rya kabiri ni ukugira igihugu gifite vision, abayobozi bazi iyo bari kuva n'iyo bari kujya, aho
kugira ngo igihugu kibe cyagira ubukungu buri hejuru cyane, ntago bisaba ngo kibe gituwe n'abaturage benshi, ngo kibe gifite imitungo kamere irimo amazahabu n'ibiki, cyane ko muri Qatar ho impamvu aricyo gihugu gifite abaturage bakize, gifite amapeteroli yo ku rwego rwo hejuru kigurisha hirya no hino ku isi. Ariko iki gihugu cya mbere ku isi aricyo Monaco cyo nta mabuye y'agaciro gifite, nta zahabu, nta peteroli, ahubwo iki cyo gitanga serivisi, aho harimo ibigo by'amabanki birenga 100 muri iki gihugu gito cyane cya Monaco gituwe n'abaturage bagera ku bihumbi 39 byonyine. Murumva rero kuba waba umukire ntago bisaba ngo ufite imitungo kamere, ahubwo biterwa na vision ufite, intego ufite y'ahantu ushaka kuba wakerekeza n'imitekerereze yawe. Gusa nubwo tumaze kuba twabwira ko ibi bihugu aribyo bya mbere bifite abaturage bakize ku isi babayeho neza, igihugu cya Qatar, igihugu cya Singapore ndetse n'iki gihugu cya Monaco, ibi ntago ari byo bihugu bya mbere bikize ku isi, ahubwo igihugu cya mbere gikize ku isi ni igihugu bita Luxembourg. Iki gihugu kikaba kiri hagati y'Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'Ubudage, akaba aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi, aho gifite GPD iri ku bihumbi iri kuri miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Iyi ngiyi rero akaba ariyo GDP yacu, ingana na miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Iki nicyo gihugu cya mbere ku isi. Abenshi mugahita mwibaza ati ese buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Amerika ntago aricyo gihugu gikize ku isi? Amerika ntago irusha iki gihugu cya Luxembourg ubukire. Luxembourg nicyo gihugu cya mbere kiyoboye ku isi, gifite amafaranga menshi, aho gifite GDP iri hejuru, GDP ingana na miliyoni 1,030. Murumva ko ari amafaranga menshi cyane, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya mafaranga ntago ziyafite. Impamvu usanga buri kimwe cyose bari kukibarira kuri Amerika, yaba ubukungu buri hejuru, abaturage bakize, biterwa n'uko Amerika nicyo gihugu cy'igihangaje ku isi. Mu bijyanye n'ubuhangaje, Amerika nicyo gihugu gikanganye cyane, gifite abasirikare bagera kuri barenga miliyoni, ndetse n'ubukungu bwacu buri hejuru cyane. Ariko igihugu cya mbere gikize kuruta ibindi byose ku isi ni igihugu cya Luxembourg. Ibuka gukora subscribe, ukanda like kuri iyi video, niba wumva irimo utuntu tw'ubwenge abantu bakwiye kuba bamenya hirya no hino ku isi, yisharinge bagenzi bawe. Ubundi avitravisa turabakunda cyane, Imana ikomeze ibari.